Muraho neza ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze kuri channel yacu. Mwebwe mwese mudukurikirana muherereye ahantu hagiye hatandukanye, abaherereye mu bihugu bigiye bitandukanye, mwese mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Nk'uko mubizi rero ngenda mbagezaho utuntu twinshi cyane, utuntu twiza tw'ubwenge tugiye dutandukanye kandi tw'ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Uyu munsi rero ngiye kubabwira ikintu wakora ugatandukana no kugira mu kwaha hasa umukara. Umva, biba ari ibintu bisa neza cyane iyo umuntu yambaye isengeri ugasanga mu kwaha kwe uko hasa ni nako asa ahandi hose ku mubiri we. Ariko nanone biba biteye isoni ndetse rwose si n'ibisirimu gusanga abantu bamwe na bamwe bafite mu kwaha k'umukara kandi mu by'ukuri ari inzobe. Nubwo benshi bakunze kubyitiranya n'umwanda, nyamara uyu ntabwo ari umwanda, ahubwo ni ukutiyitaho bihagije. Dore ko igihe cyose umuntu yagerageje kubyitaho, ibi ngibi rwose ni ibintu toto cyane kuko bishoboka yuko mu gahe gatoya bishobora kurangira. Ubushakashatsi rero bugaragaza ko aba bantu b'inzobe usanga bafite mu kwaha h'umukara akenshi bikunze guterwa n'ibyuya. Rero kugira mu kwaha h'umukara ntabwo bisobanuye ko ari umwanda, kuko akenshi usanga abo bantu bafite mu kwaha k'umukara bagerageza kwiyitaho, bagerageza kwikorera isuku ariko bikanga rya bara ry'umukara rikaza. Uyu munsi rero mbazaniye amakuru meza. Ushobora kwibaza uti se ayo makuru meza ni ayahe? Hari ibintu byinshi tuba dufite mu ngo zacu tutazi neza akamaro kabyo, kandi nyamara bishobora kudufasha ubundi tukagira uruhu rwiza, cyangwa se n'ahandi hantu hadasa neza ku mubiri wacu hakaba hasa neza twifashishije ibyo bintu tubana nabyo mu ngo zacu. Uyu munsi rero ndashaka kukubwira ikintu cyagufasha kugira ngo ugere mu kwaha hasa neza. Biratangaje cyane kuba wamenya yuko umuti w'amenyo ariyo korogate dusanzwe dukoresha twoza amenyo cyangwa se twisukura mu kanwa. Umuti w'amenyo rero witwa korogate iyo ukoreshejwe uri kumwe n'umutobe w'indimu, ibi ngibi ni ibintu bya mbere bishobora kugufasha gusukura ahantu hari umwanda, cyangwa se ahantu haje ikibara gisa ukuntu, cyangwa hahandi haba hasa ibara ry'umukara cyane cyane nko mu kwaha. Muri korogate rero harimo ikintu cyitwa aroma ndetse na zinc oxide bituma amenyo asa neza. Ibyo kandi ugasanga ari byo bituma amenyo yacu asa neza cyangwa se yerurukwa kwa kundi ubona amenyo yacu abasa. Ibyo bintu dusanga muri korogate rero nibyo bituma ahantu heruruka mu buryo bwiza, kandi ntacyo bishobora kuba byakwangiza mu kwaha k'umuntu. Korogate kandi ikaba izwiho gufatira ahantu hose igeze, cyane cyane nko ku ruhu rw'umuntu, kandi ikaba inafasha gusohora imyanda mu mubiri ndetse no gusohora ya mpumuro mbi yo mu kwaha, cyane cyane kuri ba bantu badahumura neza mu kwaha. Ushobora kwibaza uti se nabigenza gute? Uko ushobora kubigenza rero, uzafata korogate yawe, nurangiza gufata korogate yawe uyisige mu kwaha kwawe, hanyuma nihamara gusa n'ahumutse ukomeze usigamo gake gake witonze, byibura mu gihe cy'umunota umwe. Ngira ngo wabyumvise. Uzafata korogate yawe ugende usiga mu kwaha kwawe gake gake, uhasigemo mu gihe kingana n'umunota umwe. Nurangiza ufate ukundi kwaha nako ugende usigamo gake gake, usa nk'umasa cyangwa se nk'uko wisiga amavuta, nabyo ubikore mu gihe cy'umunota umwe. Nurangiza iyo korogate wamaze gusiga mu kwaha uyimazemo byibura iminota 5. Ubundi iminota 5 nimara gushira, cyangwa se hagati y'iminota 5 n'10, uzayimazamo hagati y'iminota 5 ndetse n'iminota 10. Ubundi nimara gushira iyo minota uzogamo y'amazi y'akazuyazi.
numara kogamo amazi y'akazuyazi, nyuma rero uzahita ufata igisate cy'indimu, ya yindi ihiye neza. Bigushobokeye wakoresha ya yindi iba yarabaye umuhondo inyuma. Ukagenda uyihanaguza mu kwaha kwawe gake gake. Ukareka uwo mutobe w'indimu ukakumiraho mu gihe kingana n'iminota 2. Iminota 2 yamara gushira, ugafata ya mazi y'akazuyazi ukongera ukoga mu kwaha kwawe. Iyo uri inzobe rero mu kwaha kwawe harongera hagasa inzobe nk'uko hasaga. Niyo waba utari inzobe cyane, ariko byibura rya bara ry'umukara ryaje mu kwaha kwawe ribasha kuba ryavaho. Mu gihe cyose ufite igisebe mu kwaha, ntabwo ari byiza gukoresha umutobe w'indimu cyangwa se korogate, kuko bishobora kugutera ubundi buribwe cyangwa se ibindi bibazo bitandukanye. Ikindi kandi ntabwo ari ngombwa kubikora buri munsi, kuko iyo ubikoze byibura iminsi 3 mu cyumweru, ukabikora mu gihe kingana n'ukwezi, iryo bara risa umukara riba ryamaze kuvaho burundu. Icyo ni ikintu cya mbere ushobora kuba wakoresha kugira ngo utandukane no kugira mu kwaha hasa umukara, kandi no kugira mu kwaha hari impumuro mbi, wa wundi ugira mu kwaha hadahumura neza. Tugiye kureba ikindi kintu cya kabiri cyagufasha gutandukana no kugira mu kwaha h'umukara. Nabyo biratangaje cyane, kandi benshi muri twebwe ntabwo twari tubizi yuko ibi bintu bishobora kuba byadufasha gutandukana no kugira mu kwaha hasa umukara. Ni voka ndetse n'urunyanya. Uko uzabigenza rero, uzafata voka yawe uyinombe ndetse uyinombane n'urunyanya mu gasorori. Nurangiza kubinomba ubivange neza, hanyuma uzafata ibyo bintu wamaze kunomba ubisige mu kwaha kwawe. Uzabimazemo iminota 20 cyangwa se 25. Hagati y'iminota 20 na 25, nurangiza uzahita ukarabamo y'amazi yawe y'akazuyazi. Kirazira kuba wakogamo amazi akonje, ni byiza kuba wakoreshamo amazi y'akazuyazi. Inyanya zifitemo ibintu bituma uruhu rwawe rusa neza kandi rukeruruka, ndetse na voka ikaba yibitseho ibintu byinshi cyane by'intungamubiri umubiri wacu ugenda ukenera. Rero ni byiza kuba wafata urwo ruvange rwa voka ndetse n'inyanya ukabikoresha ushaka gusukura mu kwaha kwawe. Icya gatatu, baking soda ndetse n'umutobe w'indimu, nabyo biri mu bintu byatuma ugira mu kwaha kwawe hasa neza, ugatandukana no kugira mu kwaha hasa umukara. Uzafata akayiko ka baking soda ukavangemo n'umutobe w'indimu, ukore uruvange rufatiriye. Nurangiza ubifate ubisige mu kwaha kwawe. Uze kogamo amazi y'akazuyazi. Si byiza kubisigamo ngo uhite woga. Numara kubisigamo uzabimazemo hagati y'iminota 5 n'iminota 10. Baking soda iboneka mu mafarumasi agiye atandukanye, kandi nkwibutse yuko baking soda ari umunyu. Utagomba kuyikoresha igihe ufite udusebe mu kwaha, kandi nababwiye yuko n'igihe ufite udusebe mu kwaha bitari byiza kuba wakoresha indimu cyangwa se korogate, kuko bishobora gutuma ububabare bwiyongera. Si byiza kuba wabikoresha buri munsi, 3 mu cyumweru ukabikora mu gihe kingana n'ukwezi, biba bihagije cyane kugira ngo ubone rezilita nziza, utandukane no kugira mu kwaha hasa umukara. Icya kane ushobora gukora kugira ngo ugere mu kwaha hasa neza ni masike y'ibirayi ndetse na baking soda. Ushobora kwibaza uti se ibyo bintu byamfasha gute? Uzafata ikirayi cyawe ugihate ariko utakibazuye. Nurangiza uzagisye cyangwa se ugisekure bitewe n'ikikoroheye. Nurangiza uvangemo na baking soda. Byaba byiza ukoresheje baking soda nyinshi kurenza ikirayi, kubera yuko baking soda yifitemo kuba yatuma ahantu runaka haje ibara ritandukanye n'uko uruhu rwawe rusa, habasha kuba hasubirana uruhu rwaho cyangwa se isura yabyo. Uzabifata ubivange, numara kubivanga ubisige mu kwaha kwawe. Uzabimazemo hagati y'iminota 15 n'iminota 20. Nurangiza wogemo amazi y'akazuyazi.
Ibi ngibi uzabikore hagati y'iminsi 3 n'iminsi 4 mu cyumweru, nurangiza nabyo ubikore mu gihe kingana n'ukwezi. Ibi ngibi bizagufasha kugira mu kwaha hasa neza, utandukane no kugira mu kwaha hasa umukara. Abantu benshi bavuga ko masike y'ibirayi ivanze na baking soda ari byo bintu bya mbere bikora cyane kandi bikihuta kukwereka resulta kurenza ubundi buryo bwose nagusobanuriye haruguru. Ariko nanone abandi bantu nabo bavuga ko gukoresha korogate ivanze n'umutobe w'indimu nabyo byihuta. Buri wese atanga ubuhamya agendeye ku cyo yakoresheje kikamugirira akamaro. Uburyo bwose nakubwiye ko ari bumwe ni ingenzi kandi burakora. Uzakoreshe bumwe muri bwo. Ntabwo ari byiza kuba buno buryo uko ari bune wabukoreshereza icyarimwe. Ni byiza kuba wafata uburyo bumwe bukoroheye akaba ari bwo ukoresha. Nibiramuka bigukundiye uzaduhe komenti utubwire uburyo waba warakoresheje wowe muri ubu buryo bune bwose naguhaye. Ubundi nurangiza usangize n'abandi iyi video kugira ngo nabo bamenye kwiyitaho, bagire uruhu rwiza, base neza kandi bagaragare neza mu kwaha igihe bambaye amasengre. Wakoze kubana nanjye mu kiganiro cy'uyu munsi, ndagushimiye cyane